Yesu ashimwe abo tubana hano ku isengesho ribohora official. Tubahaye ikaze nanone mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, mu mwanya mwiza wo gusenga. Muhabwe umugisha, mugirirwe neza n'Imana. Mwebwe abakoze subscribe muri abagaciro, basangiza abandi iyi link cyangwa iyi channel, muhabwe umugisha n'Imana. Abastartinga izi nyigisho n'aya masengesho kugira ngo bigere no ku bandi bantu bakunda gusenga kandi bakunda ijambo ry'Imana, namwe muhabwe umugisha. Reka ngusabe kujya mu mwanya mwiza, wa mwanya ugomba kuba uri ahantu hatuje, uri ahantu wumva yuko nyine nawe wabasha gusenga, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, tuze gufata umwanya mwiza wo kwinjira mu isi y'umwuka dusenge. Kuko ni ngombwa iyo ugiye gusenga uba ugomba kwitandukanya n'isi iboneka, ugomba kwitandukanya n'iby'amaso yawe areba, ugomba kwitandukanya n'ikirere cy'isi iyi ngiyi ya mbere turimo, yiba ifite imibiri, ukarwana kugira ngo winjire mu kirere cyiza cy'ubwami bw'Imana. Reka rero duhamagara ubwami bw'Imana aho uri, nanjye aho ndi, bwururuke tubwinjiremo, ariho tugira gute twumvira ijambo ry'Imana. Iyo wumva ijambo ry'Imana uri hanze y'ubwami ntibikunda, ntago rigira umusaruro. Kuko iyo wumvira ijambo ry'Imana hanze y'ubwami, riramanuka likinjira muri wa muntu we w'inyuma, ariwe muntu wa kamere, ntaryakire. Kandi ijambo ry'Imana riza ari umwuka, risaba kugira ngo ryakirwe n'umuntu n'ubundi uwo mu mwuka ndetse uri no mu mwuka. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuje hano ku isengesho ribohora official kugira ngo twumve ijambo ryawe, kandi kugira ngo dusenge tuyobowe n'umwuka wawe wera ndetse tuyobowe n'ijambo ryawe. Ururutse ijambo ryawe Mwami, ubwami bwawe butugote hano turi, ubwami bwawe buze aho uyu mugabo ari, aho uyu mukobwa ari, aho uyu mwene data ari. Ubwami bwawe bufate ikirere cye, ubwami bwawe bufate ahatuye, bufate aho yicaye, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubwami bwawe bufate ahondi, bufate ikirere cyanjye, twese twisange turi mu bwami bw'Imana mu buryo bw'umwuka, maze twumva amagambo y'ubwami. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye ijambo ry'ubwami, mu izina rya Yesu Kristo ditwigisha uburyo bwo gusenga, guhamagara ibisubizo. Mana ngwino utwigishe gusenga, guhamagara ibisubizo kandi bikaza, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, ndakushimiye ko uje kutwigisha. Mwuka wera ukaba wamwohereje nk'umwigisha kugira ngo azatwigishe gusenga bihamagara ibisubizo, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, amina. Niyumvisemo kuganira nawe gusenga guhamagara ibisubizo. Gusenga guhamagara ibisubizo bitandukanye no kwinginga. Amasengesho tuyabona mu byiciro bitandukanye. Hari igiciro cy'amasengesho cyo kwihana ibyaha. Igice cy'isengesho kikaba kigambiriye kugira ngo wihane ibyaha, noneho wiyuhagire, wiboneze ukoresheje amaraso Yesu Kristo. Icyo kikaba igice cya mbere cyangwa kigize isengesho, kwihana ibyaha. Aho wihana ibyaha muri ubwo buryo bwo gusenga, wiyuhagiza amaraso Yesu Kristo, kuko amaraso Yesu Kristo ari yakuraho ico ry'umwuka ryitwa ibyaha. Ibyaha nico n'umwanda, n'umwanda ufata umuntu w'umwuka. Nuvuga ngo nkuko umubiri wo hanze ufatwa n'umwanda, imbyiro n'ibindi, ukaba umuntu yagira icyo yakinuka n'ibindi gutyo, kugira ngo uwo mwanda ushire ku mubiri bigasaba kugira ngo awoge. Niko n'umuntu w'umwuka
hari isengesho ryihariye ribasha kumwuhagira umwanda w'umwuka witwa ibyaha, ariko uwo mwanda ugakurwaho n'amaraso ya Yesu Kristo. Noneho hakaba hari igice cya mbere cyo cy'umuntu asenga, intego ari ukugira ngo yezwe, intego ari ukugira ngo yoge, akarabe. Icyo tuzakigarukaho. Narinje kukwigisha isengesho rihamagara ibisubizo, nicyo umwuka wera agiye kutwigisha nge nawe. Isengesho rihamagara ibisubizo, ubwo tuzagaruka. Ubwo hari icyo gice rero cyo kwihana ibyaha mu buryo bw'isengesho, hari ikindi gice cyo kwinginga mu buryo bwo gusenga, hari ikindi gice cy'isengesho ryo kwizera, hari ikindi gice cy'isengesho ryo kurwana intambara y'umwuka urimo urarwana. Noneho rero usenga mu gice ari mu ntambara z'umwuka arwana, n'ubundi arwana ahagaze mu kwizera, ntabwo yinginga. Hari igice cy'amasengesho twita yo gutegeka, aho ushobora gusenga ukinjira mu mwuka ukajya mu yindi level yindi, wumva tugomba gutegeka ibintu bikabaho. Ubwo biterwa nuko imisengere yawe igenda ikura ku manywa na nijoro. Hari rero n'isengesho tugiye kubabwira ryo ryitwa guhamagara, isengesho rihamagara ibisubizo. Bisaba rero kugira ngo ube wamaze kurenga ibyo bice byose, ube umaze kuva mu gice cyo kwezwa, ube umaze kuva mu gice cyo kwinginga, ube umaze kuva mu gice, ibyo bice byose mvuze, noneho winjire mu gice cyo gutegeka, uve mu gice cyo gutegeka utangire guhamagara. Isengesho rero rihamagara turaje tubirebe mu buryo bw'ibyanditswe byera, aho turibona mu byanditswe byera. Isengesho ryo guhamagara tubona na Yesu ubwe ku giti cye yararikoresheje guhamagara. Mu mwuka abantu turahamagara kandi bigakunda, nk'uko mu gice cy'abarozi umurozi ashobora kuguhamagara, wamwita bakagutwara. Umurozi mu isi ya kirozi, mu isi ya kirozi umuntu ashobora kwinjira mu isi y'umwuka akajya mu isi y'umwuka mu buzima bwawe, yakwinjira mu buzima bwawe mu buryo bw'umwuka akaguhamagara ukamwitaba, wamwita bakagutwara mu buryo bw'umwuka, akagutwara aho ashaka, akagushimuta. Habaho gushimuta nk'uko mubona mu mubiri bashimuta, no mu mwuka abarozi bashobora kugushimuta binjiye mu isi yawe, bakinjira mu buzima bw'umwuka wawe. Noneho waba utajijutse, waba udasobanukiwe neza iby'umwuka, utazi gutandukanya amajwi ya kirozi y'abarozi n'ijwi ry'umwuka wera, utazi gutandukanya ijwi rya Satani n'ijwi ry'Imana, umurozi abasha kwinjira mu isi y'umwuka mu buzima bwawe, agahamagara we mu mwuka akagutwara. Ariko natwe abana b'Imana dushobora kwinjira mu isi y'umwuka ugahamagara icyo ushaka kikakwitaba, kuko mu isi y'umwuka ibi tubona bigaragara bigira amatwi yumva kandi bikatwitaba. Urumva icyo kintu nkubwiye? Mu isi y'umwuka buri kimwe cyose kigira amatwi. Ushobora kuvugana n'ikintu kikumva. Ntarakomeza gato kugira ngo nkumvishe yuko mu isi y'umwuka buri kimwe cyose cyumva. Reka ngusomere kino cyanditswe. Hanyuma kugira ngo usobanukirwe ko mu isi y'umwuka buri kimwe cyose cyumva. Mu isi y'umwuka ibintu bigaragara bifatika ushobora kuvugana nabyo, hanyuma icyo uvuganye nabyo cya kindi wabwiraga kikumva kandi kikakumvira. Nukuvuga ngo rero bisaba kugira ngo ugire ubumenyi bwo gusobanukirwa, kuko ntabwo ushobora kwizera ibintu utazi. Twizera ibintu tuzi,
twizera ibintu dusobanukiwe. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Rivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Noneho sasa ubanza kumva ukamenya, wamara kumenya ugasobanukirwa. Wamara gusobanukirwa noneho muri uko gusobanukirwa ugatangira kwizera, ariko wizeye icyuzi, kuko ntabwo twizera icyo tutazi. Ugomba kwizera icyuzi. Reka dusome Matayo 21 n'umurongo wa 19. 21 cyangwa se reka duhere ku murongo wa 18. Ngo bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza, abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Arawubwira ati, ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Urumva ko uyu mutini Yesu yarawegereye, awushakaho imbuto, azibuze, avugana nawo. Ese wambwira ngo nakubaza, warumvise umutini cyangwa ntiwumvise? Igisubizo nuko umutini Yesu yawubwiye ukumva, kubera ko nkuko wumvise tubisoma, yarawubwiye ngo ntukere imbuto iteka ryose. Akimara kuvugana n'uwo mutini wahise umwumvira, ngo muri ako kanya uruma. Abigishwa babibonye baratangara bati, mbega uhereye ko wuma muri aka kanya? Yesu arabasubiza ati, ndababwira yuko mufite kwizera mudashidikanya, mutakora ibyo mutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti, shinguka utabwe mu nyanja, byabaho. Urumva ko Yesu atwigisha kuvugana n'ibintu, kuvugana n'ibigaragara, kuvugana n'imisozi, kuvugana n'ikintu ubona kikumva. Ugitangira kujya muri aya mavuta, ucyumva ko Yesu akwigisha kuvugana n'ibintu, uyu munsi uraza kuvugana n'ibibazo bikuri imbere. Uyu munsi uraza kuvugana n'ubwo bukene, uraza kuvugana n'iyo ndwara irakumva, uraza kuvugana n'amadeni arakumva, uraza kuvugana n'umuntu arakumva. Ni ngombwa kuvugana mu mwuka. Ushobora kuvugana n'umuntu kandi mutari kumwe, kandi akakumva. Biterwa no kwizera kwawe. Vugana n'umuntu arakumva. Vugana n'umuntu ugufitiye ideni arakumva, kwishyure mu mwuka, wihamagara umwishyuza. Ushobora kuvugana nawe akakumva. Nakubwiye ngo tuje kwigisha isengesho rihamagara. Isengesho rihamagara. Aha ni ukuvuga uhamagara. Noneho hano turabona kuvuga utegeka, kuvuga ubwira ibintu. Mu isengesho rihamagara rigizwe n'ibyiciro bitandukanye. Iyo usenga uhamagara, hari ugusenga uhamagara, hari ugusenga utegeka, hari ugusenga ubwira. Urumva ni ibintu bitatu. Ushobora gusenga utegeka ikintu ngo kibeho. Ushobora gusenga uhamagara ngo ikintu kize mu buzima bwawe. Ushobora gusenga hari ikintu ukuraho, ukibwira ngo kiveho. Nkuko hano Yesu yavuze ngo mubwiye ngo umusozi, ngo abigishwa bibonye baratangara ngo mbega uhereye ko wuma ako kanya. Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mu kwizera mufite kwizera mudashidikanya, mutakora ibyo mutini gusa, ahubwo mwabwira uyu musozi muti, shinguka utabwe mu nyanja. Urumva iri ni ukuvugana n'umusozi, kandi ntabwo wavugana n'umusozi. Uyu Yesu Kristo impamvu yari afite ubushobozi buvugana n'ibintu bikumva, nuko yari umunyamasengesho. Noneho sasa yabaga mu buzima busenga. Niyo yategekaga mu mwuka wo gusenga. Ni iyo uba mu buzima busenga kabisa, umaze kuzamuka mu nzego zo gusenga, ubasha kuvugana n'ibintu bikumva, ukabitegekera mu isengesho. Ubasha kuvugana n'abantu bakakwitaba, ukabategekera mu isengesho. Ubasha kuvugana n'imisozi,
ukayitegekera mu isengesho. Wavugana n'ibiti, igiti kikumva. Wavugana n'umurima wawe uhora uhinga ntiweze, uwo murima wawe ubwira ugatangira kwera. Wavugana n'iryo tungo ryawe ntirizongere kuramburura. Wavugana, ndavugana namwe borozi, hari ukuntu ushobora kujya mu mwuka ukavugana n'amatungo yawe ntazongere kuramburura. Ushobora kuvugana n'ibicuruzwa byawe bikumva. Wavugana n'ikibanza cyawe kikumva. Wavugana n'ubwo buriri bwawe, wavugana n'aho utuye. Mu mwuka buri kimwe cyose kirumva. Rero reka twinjire ndani mu isengesho rihamagara. Isengesho rihamagara, reka turirebe neza. Isengesho rihamagara, isengesho rihamagara, reka turirebe Yesu ukuntu yabikoze. Twinjiye mu byanditswe byera muri Yohana igice cya 11, igice cya 11, Yohana igice cya 11 n'umurongo waho wa 42. Tubona ngo duhere ku murongo wa 41. Yohana igice cya 11 murongo wa 41 n'umurongo wa 43. Ngo nuko bakuraho igitare, Yesu arararama ati, Data ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga atyo, urumva isengesho Yesu yararimo arakora, ariko arimo arasenga avuga. None ngo amaze kuvuga ibyo ngibyo yabwiraga Imana, yakoze ikirero ngo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka, Lazaro sohoka. Ubwo bari bamaze kugira gute? Bari bamaze gukuraho, bari bamugejeje ku gituro. Aho bari bamaze kumugeza ku gituro, ahagarara aho ngaho kuri icyo gituro asenga isengesho twumvise, avuga ngo Mana ndagushimira, ndagushimye kuko unyumvise. Nta nubwo yasabye ngo Mana nsubiza, yaravuze ngo Mana ndagushimye kuko unyumvise. Ashoje gushimira Imana ko imwumvise, ariko yongera kuvuga ati, nge ndabizi ko ubwanjye nzi yuko usanze unyumva iteka, ariko kugira isengesho rye yarikoze kugira ngo abantu bizere ko yatumye. Ako kanya rero amaze kuvuga atyo, ngo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Wumvise ubutwa ahantu dukura isengesho rihamagara, aho ushobora guhamagara ikintu, ushobora guhamagara amafaranga, ushobora guhamagara icyo ushaka cyose kikitaba mu mwuka. Ushobora guhamagara akazi kakakwitaba, ushobora guhamagara amahirwe akakwitaba, ushobora guhamagara igikundiro kikakwitaba, ushobora guhamagara ibintu runaka mu mwuka. Ndagira nkubwire ngo nakubwiye ngo mu kanya ndakugahidinga, ndakuyobora mu isengesho rihamagara, kandi ibyo uhamagara birakwitaba mu izina rya Yesu. Ariko iri sengesho rihamagara bisaba kugira ngo ube ufite umutima wera, bisaba kugira ngo ube ufite umutima utunganye, bisaba kugira ngo ube ufite kwizera gushyitse, bisaba kugira ngo ube utagira gushidikanya muri wowe, bisaba kugira ngo ube umaze kugira ubumenyi buhagije mu by'umwuka, waramaze kumenya yuko mu mwuka ikintu cyose wagihamagara bigakunda kikitaba. Bisaba kuba udashidikanya, umaze kumenya ngo mu mwuka ibintu birumva, umuntu yakumva. Niba umurozi afite ubushobozi bwo guhamagara umuntu mu mwuka, ni gute usenga Imana, wamenye Imana nyir'ijuru n'isi, akamenya Imana y'ukuri, atabasha guhamagara ibintu ngo byitabe? Rero tubonye Yesu ahamagara uwari wapfuye, ngo amaze guhamagara uwari wapfuye, rero umva icyabaye. Akimara kuvuga ayo magambo, umva icyabaye, ngo Lazaro sohoka.
noneho ijambo ukuntu wumve ritubwira ngo uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati ni mumuhambure mumureka agende. Uwari upfuye ngo arasohoka, bishatse kuvuga ngo Lazaro aho yari yarumvise, yahamagaye Lazaro mu mwuka. Umubiri wa Lazaro wari warapfuye, ariko mu mwuka Lazaro yahise yumva umuhamagaye. Rero nkubwire ngo mu mwuka umubiri w'umuntu urapfa ukaba wabora, ariko wibaza ngo ese abashitsi bashika gute? Bano bapfumu bashika gute? Ese iyo usomye uriya mugore wari umushitsi uwo Sawuli yagiye gushikishaho Samweli yarapfuye, yabigenje gute? Mu mwuka rero turahamagara kandi abo duhamagaye bakatwumva. Iyo utagize gushidikanya, iyo utagize iyo ukora ibyuzi, ndakwigisha kugira ngo ujye ukora icyuzi, ujye wirinda gukora ikintu utazi. Ni ngombwa rero kubanza kwiga, nyuma yo kwiga ukamenya. Niyo mpamvu Yesu afata abigishwa, ibintu byose Yesu yakoraga yarabitwigishaga. Ahangaha mu guhamagara Lazaro yatwigishaga uburyo bwo kuntu wasenga ukazura umuntu wapfuye. Yatwigishaga uko mu mwuka umubiri w'umuntu ushobora gupfa, ariko wa wundi wavuye muri wa mubiri wamuhamagara akawugarukamo. So petese kiriya horiya, ndagushima Mana kubw'amavuta yo kuzura. Ndumva hari amavuta yo kuzura yamaze kumanuka. Tugiye kuyakoreramo tuzure ibyapfuye, tugiye kuyakoreramo tuhamagare ibitagaragara, ibisa nk'ibyapfuye. Lazaro ntiyarakigaragara, Lazaro yari yaranutse. Nuvuga ngo isengesho rihamagara ribasha kuzura n'ibyagize gute, ibyapfuye, ibyanutse. Mu isengesho rihamagara bishobora kongera bikagira ubuzima. Ibitagenda mu isengesho rihamagara bishobora kugenda. Lazaro ntiyarakigenda, ariko isengesho rihamagara ryaramuhamagaye abasha kugenda. Ibintu bitameze neza, isengesho rihamagara rishobora gutuma bimera neza. Yes, ibyashinguwe kera bigashyirwa mu gituro, isengesho rihamagara rirabizana rikabiha ubuzima. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusoreze muri iki cyanditswe, dusorezwe muri iki cyanditswe. Dusoreze muri iki cyanditswe kiboneka mu byahishuwe. Muri iki cyanditswe kiboneka mu byahishuwe igice cya 22 kuva ku murongo wa 17, ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Urumva iri jambo ry'Imana ritanyevuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Umwuka n'umugeni, iyo Bibiliya ivuga umwuka, uyu ni umwuka w'Imana. Usibye ko nawe narakubwiye ngo uri umwuka, nge nawe turi umwuka, ariko umwuka w'umuntu twitwa umwuka muntu. Noneho rero hari umwuka twita umwuka wera, ariwe mwuka w'Imana. Noneho hano rero bivuga ngo umwuka n'umugeni, hari ibintu bibiri. Ashobora kuba ari umwuka muntu ngewe, cyangwa se ari umwuka wera. Umugeni nyine niwe mu Kristo, ni wowe. Uyu mwuka ni umwuka wera, ariko umugeni ni wowe. Noneho bombi ngo barahamagara bati ngwino, kandi hano ijambo rikavuga ngo kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Bishatse kuvuga ngo mu mwuka hahamagara uwumva. Usenga isengesho rihamagara ni umuntu ugira kumva mu mwuka.
utaragira kumva mu mwuka ntabwo wahamagara ibintu ngo ngwino, ntabwo wahamagara abantu ngo ngwino. Bisaba kugira ngo umaze kugira ubushobozi bwo kumva mu mwuka, noneho cya kindi wumva ukagihamagara, kuko ijambo riravuze ngo n'uwumva wese nahamagara ati ngwino. So ngiye kukuyobora mu isengesho rihamagara ibintu. Niba wamaze gusobanukirwa kumva ko guhamagara, mu isengesho ryo guhamagara ibyapfuye birazuka, mu isengesho ryo guhamagara ibikuri kure y'umuntu biraza, mu isengesho ryo guhamagara ibyinuka wa munuka urashira bigahabwa ubuzima, ahubwo bigahumura. Mu isengesho ryo guhamagara ibitagenda biragenda, kuko Yesu ahamagara Lazaro yari yaranutse, nta buzima yaragifite, umubiri we ntiwabashaga kunyeganyega, ariko tubonye Yesu agihamagara ngo Lazaro sohoka. Ijambo rirambwira ngo asohoka azingazingiwe mu myenda, ava mu gituro. Hari imigisha yawe bashyize mu bituro, hari iyo baboheye munsi y'igiti, hari iyo bashyinguye n'umubiri wawe barawushingura, hari urubyaro rwawe rwamanitswe mu giti bararuzinga. Tugiye kuruhamagara, tugiye guhamagara amatrompe yawe, tugiye guhamagara matrice yawe, tugiye guhamagara indi byara, indi sama yawe, tugiye guhamagara akazi kawe, tugiye guhamagara wa mushara wifuza, tugiye guhamagara wa mufiance, tugiye guhamagara amahirwe yawe, tugiye guhamagara ikintu cyawe cyose uzi mu mwuka wizera ko ari cyawe. Hari abantu mwahawe imigisha n'Imana mu mwuka ariko ibaca mu myanya y'intoki, tugiye kugira ngo tongere tuyihamagare mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu kubwo gushidikanya kwanyu byabateye kutakira ibitangaza by'Imana, byabateye kutabona imirimo y'Imana, ariko uyu munsi noneho wizere, niwizere urabona ubwiza bw'Imana. Tugiye guhamagara igifu kizima kize kinjire mu mubiri wawe, tugiye guhamagara umutwe muzima utandukane n'umutwe warwaraga uruhande rumwe wakira umutwe muzima, tugiye guhamagara amara mazima, tugiye guhamagara ingingo zawe zose nzima zize, izapfuye zitandukane nawe mu izina rya Yesu. Wowe hagarara amavuta yo kwizera. Data, mu izina rya Yesu risumba amazina yose, duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, tuje mu bwami bwawe. Emera ubwami bwawe bwururuke bubaho turi nawe, natwe tubahuri, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Mu izina rya Yesu Kristo dukirizwamo, mu izina rya Yesu Kristo tubohokeramo, mu izina rya Yesu Kristo tubonamo intsinzi, mu izina rya Yesu Kristo twababariwe mu ibyaha n'ibicumuro, mu izina rya Yesu Kristo tunesherezamo urupfu n'ikuzimu, mu izina rya Yesu Kristo twirukaniramo abadayimoni n'imbaraga z'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo dukirizwamo indwara abaganga n'abadokiteri bo mu isi bananirwa gukiza, mu izina rya Yesu Kristo rikenura umukene akaba umutunzi, mu izina rya Yesu Kristo rivana umuntu ku cyavu rikamwicazanya n'ibikomangoma, mu izina rya Yesu Kristo yirukana icyangiro n'igisuzuguriro ku muntu kikamushiraho, mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu rizura uwapfuye, mu izina rya Yesu Kristo inzingo zose za kirozi zicika zikavanwaho, mu izina rya Yesu Kristo imivumo ihanagurwa ku buzima bw'umuntu igashira, imivumo y'ubwoko bwose igasibwa n'izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose yabayeho kuva isi yaremwa kugeza na
aka kanya no kugeza igihe zarangirira mu izina rya Yesu Kristo uri hejuru y'abakurambere bapfuye bambazwa n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni bakabizereramo. Yesu Kristo aka kanya ndahamagara imbaraga zawe kugira ngo zimanuke, ndazambaye kano kanya mu izina rya Yesu. Nehinduye ibirimo iby'umuriro, ndatura ngo uyu muntu mwami unyumva mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, mpamagaye igifu kizima mu mubiri we ngo cize mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu urwaye umutwe udakira mu izina rya Yesu, ndategeka ngo umutwe wari urwaye ukire mu izina rya Yesu. Mpamagaye umwuka wo kumukiza umutwe kugira ngo uze mu mutwe we, umutwe ukere kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye akazi k'uyu muntu kugira ngo uyu muntu umaze igihe ari umushomeri mu izina rya Yesu Kristo, akazi vayo kuri uyu muntu mu izina rya Yesu, vayo kuri uyu muntu ugakeneye mu izina rya Yesu. Ndahamagara akazi ngo kaze ku muntu ugakeneye mu izina rya Yesu, kuko ijambo ryavuze ngo uwumva wese nahamagare ngo ngwino wakazi we, vayo kuri uyu muntu kuko uyu muntu aragukeneye, akubone wakazi we mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka mwami katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, mu butware waduhaye, mu mbaraga waduhaye, ndategeka kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo uyu muntu ibyamuciye mu myanya y'intoki ndabihamagara ngo bigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara amafaranga ngo aze kuri uyu no kuri nge waze mu izina rya Yesu Kristo. Amafaranga vayo kuri nge, amafaranga vayo kuri uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Amafaranga kemura ibibazo, atari amafaranga ajyanwa mu byaha, atari amafaranga ajyanwa mu kwinezeza no kwishimisha, amafaranga afasha abantu kwivana mu bukene, kwivana mu bibazo, kwiteza imbere. Ndayahamagara ngo vayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara ngo vayo mu izina rya Yesu Kristo. Amafaranga vayo mu izina rya Yesu Kristo. Kenura umuntu wese ukennye uri hano ku isengesho ribohora, muhamagariye amafaranga ayamucenura mu izina rya Yesu Kristo. Utagira ubugugu wese uba hano ku isengesho ribohora official, muhamagariye amafaranga kugira ngo amuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wa muntu we, kuko utagira ubugugu, kuko ubasha gutangira Imana, kuko ubasha gutanga kimwe mu icumi, kuko ubasha gutura amaturo, kuko ubasha gusapotinga abakozi b'Imana, ndaguhamagarira amafaranga ngo aze mu izina rya Yesu Kristo, kuko utayinezezamo wenyine katika jina la Yesu Kristo. Ukibuka n'abandi, ukibuka imfubyi, ukibuka apfakazi, ukibuka abakene, ukibuka abakozi b'Imana, ukibuka umurimo w'Imana, ugatera inkunga ibikorwa by'Imana. Ndaguhamagarira amafaranga vaye kuri uyu muntu ufite umutima uteye utyo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ibyayatangira byose mbikubitishije inkuba y'amaraso Yesu Kristo, mbikubitishije kombora rya kirimbuzi katika jina la maraso Yesu Kristo. Yewe mwuka weva imbere y'uyu muntu, uyu muntu yacira amafaranga duhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Amafaranga vayo mu izina rya Yesu Kristo, amafaranga vayo mu izina rya Yesu Kristo. Yewe musozi w'ubukene waruri imbere y'umuntu, shinguka utabwe mu nyanja y'ubukenewe mu izina rya Yesu Kristo. Ndaca inzingo zari zizinze no muntu mu izina rya Yesu Kristo, nzitishije imbaraga y'amaraso Yesu Kristo, nzitishije izina rya Yesu Kristo. Waruzingowe, wari warashyizwe kuri uyu mukobwa kugira ngo atarongorwa, ndaguca mu izina rya Yesu, murekura rongorwe katika jina la Yesu Kristo. Mpamagaye umugabo w'uyu mukobwa kugira ngo aze mu izina rya Yesu. Yewe mugabo vayo ushake n'umukobwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndi mu mwuka ndaziburinda yazibye mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Mpamagaye matrisi muri uyu mugore, mpamagaye inda mu izina rya Yesu. Mpamagaye gusama ngo kwinjire muri uyu mudamu mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Urakoze mwami, ijambo ryambwiye ngo umwuka n'umugeni barahamagara ngo ngwino, n'uwumva wese nahamagare ngo ngwino mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu Kristo ngwino uhindure byose ku buzima bwa buri muntu wese twari turimo turasengana. Urakoze kuko uri Imana umva gusenga, urakoze kuko usubije, urakoze kuko iyo duhamagaye bije mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye imodoka, ngwino modoka yanjye mu izina rya Yesu. Ngwino anziwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino amafaranga we mu izina rya Yesu. Ngwino mpamagaye ibisubizo by'amasengesho kugira ngo bize ibyahagamiye mu birere by'abadayimoni, mu birere by'abapfumu, mu birere by'abarozi, ibyahagamiye mu birere by'imivumo. Ibyo bisubizo vayo mu izina rya Yesu Kristo.
Kristo. Mpamagara ibisubizo by'amasengesho vayo mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagara ibisubizo by'amasengesho byatangiriwe mu birere by'iki gihugu cy'u Rwanda, byatangiriwe mu kirere cy'umuntu yaho cyahwari. Ndabimanura, ndabihamagara ibisubizo by'amasengesho mu manuke mu buryo bw'ifatika mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagara ibisubizo mu buryo bw'ifatika ngwino mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagara ibisubizo mu buryo bw'ifatika ngwino mu izina rya Yesu Kristo. Ibisubizo by'amasengesho ndabihamagara mu buryo bw'ifatika ngo ngwino mu izina rya Yesu Kristo. Muve mu mwuka, muze mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana barabagirane, abana b'Imana bajye mu mashimwe, abana b'Imana bahamye imbaraga zo kubaho kw'Imana, bahamye ubushobozi bw'Imana, banezererwa Imana yabo. Yesu aravuze ngo dusabe kugira ngo umunezero wacu ube wuzuye. Reka abana b'Imana buzuzwe umunezero, wujujwe n'ibisubizo by'amasengesho. Mpamagaye ibisubizo rero by'aba bantu bo ku isengesho ribohora official byari byarafatiriwe n'ibirere byaho batuye katika jina. Ibyo bisubizo vayo mu buzima bw'abantu. Urakoze Mwami ku bisubizo by'amasengesho bije, amashimwe n'icyubahiro bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye abantu b'umumaro mu buzima bwanjye no mu bwawe mu izina rya Yesu. Abantu b'umumaro bavuye mu burasirazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru mu izina rya Yesu Kristo. Mu burasirazuba, mu bihugu byose, Aziya, Uburayi, Amerika, Oceania, abantu b'umumaro vayo kuri njyewe mu izina rya Yesu. Muze iwanjye mu izina rya Yesu. Abantu b'ingenzi, abantu b'ibisubizo, muze iwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Bazi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kumvise gusenga. Nuhabwe amashimwe, nuhabwe icyubahiro ko tubonye ibisubizo duhamagaye bikaba bimanutse, bikaba bitugezeho byambaye umubiri. Ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, 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 amen. Habwa umugisha muntu w'Imana. Imana ikugirire neza. Isengesho rihamagara uryizereremo. Hari ibintu Imana igusengereje, ntushidikanye. Nejo uzongere buri munsi ujye uhora usengera mu isengesho rihamagara. Igihe uri mu mavuta meza yo kwizera, ibyo uhamagara biraza kubura, biraza kwambara umubiri wibone. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Mugira amahoro. Wari umushyitsi utarakanda subscribe, ntugende utayikanze. Kandi ufashijwe n'iki cyigisho, ukafashijwe n'iri sengesho, urisangize abandi ba Kristo bakunda gusenga. Mugira amahoro, ubuntu bw'Imana bubane namwe.